okay si bari babaye iki buriya rero nkakubwire hari ibintu byadutse ubundi ibi nta nicyo nanabivugaho ariko nashaka kujya nkumvishe kubona radiyo y'igihugu mon frere rwose iyo mwumvishe nta kintu cyiza mwavuga mwakwicecekeye nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga ibyo oya nibyo ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga nyuma ya match uzibyajeho ngo se muhungu yarabyinnye none se niba yarabyinnye nose nagacinye yarabyinnye n'abandi barabyinnye reka rero ndashaka mbabwire abantu hari ibintu byo bakina nabyo ntabwo ushobora kumva igitangazamakuru cya leta seriously gishobora kujya gukora icengezamatwara risenya umupira nkurikije ibyo nabonye muri stade ntabwo abantu babumvise ntabwo babumvise niyo mahirwe ariko hari abataraje kubera bo buriya ntibabuze radiyo y'igihugu ifite fréquence zirenga 10 na zingahe ubwo tubaze mu banyarwanda uyu munsi batekereza ko ibintu ushatse kujya kurega nkaregera damages abantu bari kuza bandi mvuga nti estimate yanjye wenda bari 30,000 dizo kuko ntekereza ko abantu bari muri stade bakabakaga 15,000 sibyo ariko ndashaka nkubwire turimo turajya ahantu habi kubona igitangazamakuru cy'igihugu gifatwa na YouTube cartels abantu babyumve neza YouTubers gufata radio y'igihugu bakayihajyakinga bakajya birirwa bakora ibintu nk'ibi nje bayida bibane mbabarire akwenda niwo murongo bagendera oya niba ari wo murongo bwana barore niba igitangazamakuru cyawe ari uko kimeze witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubaga aretse ko bari kwisengera ibyo ngibyo biramureba no madame Sandrine Sheja nimushye niba igitangazamakuru cyawe ushaka kugira YouTube rutwitse mu cyubahiro ngomba radio y'igihugu kuva navuka yari radio de reference umuntu yumva agashaka kumva amakuru atashaka kumva ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nk'izi YouTube cartels none ntarangiriye aho ngaho uyu mwana mwibuke ariko umuntu wantangaje ngewe harimo umuntu sindi buvuga amazina ye nari mufitemo icyizere wenda mbona ari umu gentleman ariko seriously wakumva this debate uribaza se bari bagamije iki gusenyaga ese APR niba ifite make na piramide bitegetse ko Gasogi itazakina bivuze ko champion y'u Rwanda ihagarara hayi no se champion y'u Rwanda ariko ni no gusuzugura abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange experience ya Stade Amahoro nka destination yo gusohoka sibyo we rero ntabwo ashaka kuvuga ngo abantu baze muri stade bera match minota 90 njye nivuze ejo muri press conference nabikurikiye ndashaka ko abantu baza muri stade ariko match akaba ari akantu gato bakomeza bagasohokeramo so mitaka irashobora kwerekana kuri screen zo muri stade pourquoi pas abantu banarya banywa nayikarangira ya APR saa 4 abantu bakijya nka saa 5 yabihakanye icyo nkubwira ntabwo muri iriya stade ari bwo bwa mbere agiye gucururizwa ibyo kunywa mu Mavubi abantu baranywa muri match zo gutaha stade twaranyweye nejo bazanywa nejo bundi bazanywa ntabwo icyakabiri aranibeshya aba DJ niba ari bubazane arazana na sound kuko sound ya Stade Amahoro je ntaho na enjoy terrible nge enjoy ngo muziki ikindi bara DJ ni inshuti zanjye turahorana ibirakaba bifitiye match igomba kurangira abanyagihugu ariko ashobora kafasha umuntu akabaha amafaranga twaraganiriye byihorere nta kabari muri Nyarugenge kajafata ubwigishoro ryose habe Marino habe Sonia habe Briane habe Kaspi habe MC Muyango habe bande boss match no kurangira abanyagihugu reka mbabaza akabazo kwizigira uretse ibyo mvuze ku makuru mfite mwe mutekereza ko KNC inyungu yaba yabikoreye iki ku nyungu zihe noneho mutekereza ko yababikoreye iki inyungu za KNC d'abord kugira ngo KNC yungukire muri uyu mukino nuko match ijya saa 12 z'umugoroba bitari ibyo nta agahamagara abantu saa 11 bakaba bageze kuri stade bakamwa ako kantu ka refresh cyane muri half time bakanywa tukareba match saa 2 abantu bakanyanyagira bakajya kurebera mu Migina bakajya kurebera i Remera bakajya kurebera Kacyiru kurekura abantu niba adashaka kurekura abantu niyerekane match azabafunga se hashaka saa 2 stade yaba icyo kintu reka kenshi soshobora kwara kimwimye kubera ko icyo gitekerezo aragifite niba adashaka ko abantu bagenda none se bazagwa muri stade batari kureba match bazaba bakora iki ku match niba ashaka twigire muri Rayon Sport arashaka abafana ba Rayon abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda niba KNC abashaka nabashiriye match saa 12
bahagere saa 11 Bazari saa 2 basi babe bagiye. saa 2 bagende Gukererwa kenshi. Ndagira ngo nanjye kiriya gitekerezo naragikunze nuko nyine ari amakuru ariko ubundi nanjye ntagira match najya kwireba ese ubwo twebwe Ntabwo nabanze ko apera ubwo kina twebwe saa ahubwo mbiri. tuzazikora gute izo match ntabwo bishoboka Ubwo biteze match ntakuyogeza gumaho nuko kugeza half time. ebwe Oya, half time tugomba gukorana kimwe nese Half time ya Rayon tukajya muri pyramid. Cyangwa rero tukayinyonga. ava wanyonga becese nanjye ntabwo najya muri match stade niba amahoro tuzazikora match Saa moya makuru iki? nanjye ntabwo najya muri match ya stade amahoro saa moya nzi ko apera se match ya saa moya ntago tuzayikora yashyize saa moya ese urumva wajya muri stade saa moya uzi ko apera kina match saa mbiri Saa moya ni amakuru, saa 2 ni pyramid na match ya saa moya match iri kuri televiziyo y'u Rwanda Yarangiye. irebe abantu bose bazayireba tumira tu yarangiye kwantumira turika abantu bazakora match ya pyramid abareba bakeneye kumva pyramid, abapera bakeneye kumva apera. tuzakora match ya saa moya na saa NC byakora iyi ni ereri ya kabiri yakoze mu gutegura iyi match ereri ya mbere ntabwo ndi buyigarukeho arayibonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign icyo kintu nari iyi ni naki ereri ya kabiri akoze mu gutegura arashyira match saa moya hari match mpuzamahanga saa 2 ubwo nyine ngira urwego rwa Radio Rwanda yibagirwa. NC ibintu bijyanye no gutegura TV1. ama events ndamwemera pe ariko hano urwego rwe narubonye najye kuri radio 1 ingingo ya mbere nanenze ntimuyizi Radio Rwanda ngo twina ingingo ya mbere nanenze ntimuyizi match nayo twakora ingingo ya mbere nanenze muri event ntimuyizi mu bijyanye no gutoranya aba DJs n'aba MC hari aho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri nanone yongeye kwirasa ikirenge gutegura imace ye Henry ibintu bijyanye na event management namwemeraga ariko hano ngiye imena nyinda saa moya karabye pe nagerageje kugoragoza ko nanjye ndi kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana b'umupira w'amaguru nibyo twakubwiraga rero oya reka nanjye nabyumva ariko nyine nakubwiraga icyo agamije oya ntabwo nigeze ngenda aho nawe ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo nyine nakubwiraga Wadoga amakuru. igitekerezo cye ni ukugumana abantu kuva ku isaha saa moya match ya peri igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migera no mu tubari Yego. bakavamo saa sita nicyo gitekerezo cye Karakara. acuruza mu tubari acuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko nanjye nagerageje nanjye nifashe nshaka uburyo nareba izo match nshobora kujya kuri match ya saa moya nkareba Mitareyo na Gasogi Njye nyine kureba na pyramid na apera nawe. Urabizi ko turashaka turashaka kuyireba. none ko chicken se ashaka kutubangamira kwe. so ntabwo iriya match rero iriya match yari ashobora kuzayireba yabwo yinaze nase isaha y'amakuru iyo washyize match kuva noneho isaha isaha y'amakuru ya radiyo Rwanda Babarira iminota. Ferdinand twashoshe ubu ugiye gutangira ibiganiro ugiye gutangira imishyikirano na Ferdinand uburyo Ngo amakuru ngajya ngo saa 4 kuko amakuru yashyira saa 4 cyangwa saa 10. arakoze Gacinya Lorenzo yahoze avuga okay si bari babaye iki buriya rero nkubwire hari ibintu byadutse ubundi ibi nta nicyo nanabivugaho Ntanjye ariko nta- nashaka kujya nta- nkumvishe kubona radiyo y'igihugu mon frere rwose iyo mwumvishemo nta kintu cyiza mwavuga mwakwicecekeye nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga ibyo oya nibyo ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga nyuma ya match uzi byajeho ngo se muhungu yarabyinnye none se niba yarabyina nose na Gacinya yarabyinnye n'abandi barabyinnye reka rero ndashaka mbabwire abantu hari ibintu byo bakina nabyo ntabwo ushobora kumva igitangazamakuru cya leta seriously gishobora kujya gukora icengezamatwara risenya umupira aho nkurikije ibyo nabonye muri stade ntabwo abantu babumvise ntabwo babumvise niyo mahirwe ariko hari abataraje kubera bo buriya ntibabuze radiyo y'igihugu ifite fréquence zirenga 10 na zingahe ubwo tubaze mu banyarwanda uyu munsi batekereza ko ibintu ushatse kujya kurega nkaregera damages abantu bari kuza bandi mvuga nti estimate yanjye wenda bari 30,000 dizo kuko ntekereza ko abantu bari muri stade bakabakabaga 15,000 sibyo ariko ndashaka nkubwire turimo turajya ahantu habi kubona igitangazamakuru cy'igihugu gifatwa na YouTube cartels abantu babyumve neza YouTubers gufata radiyo y'igihugu bakayihajyakinga bakajya birirwa bakora ibintu nk'ibi njye bayida bibane mbabarire akwenda niwo murongo bagendera oya niba ari wo murongo bwana barore niba igitangazamakuru cyawe ari uko kimeze witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubaga aretse ko bari kwisengera ibyo ngibyo biramureba no madamu Sandrine Sheja nimushye niba igitangazamakuru cyawe ushaka kugira YouTube rutwitse mu cyubahiro ngomba radiyo y'igihugu kuva navuka yari radiyo de reference umuntu yumva agashaka kumva amakuru atashaka kumva ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nk'izi ngizi YouTube cartels none ntarangiriye aho ngaho uyu mwana mwibuke ariko umuntu wantangaje ngewe harimo umuntu sindi buvuga amazina ye nari mufitemo icyizere wenda mbona ari umu gentleman ariko seriously wakumva this debate
uribaza se bari bagamije iki gusenya ese APR niba ifite make na piramide bitegetse ko Gasogi itazakina bivuze ko shampiyona y'u Rwanda ihagarara ahari no se shampiyona y'u Rwanda ariko ni no gusuzugura abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange n'abanyarwanda abantu bose bajya iyo APR igiye ahubwo se ubwo yaba yari gukirira hano iyo nza kuba mfite make byari kumbuza kuyikina icya kabiri icyo kintu bambaje muri press conference ngo make ndabwira ngo kumvikane sindi bivuge kuri make ya APR kuko njyewe ikipe nyoboye na press conference ni ya Gasogi ibya APR mwabahamagara hiri muri Egypte mukabibaza ukabaza ibyayijyanye ese icyaha Kenisi yakoze cyo gukina saa moya niwe upanga amasaha ndibaza ariko se aba bantu ntibashobora no kubaza wenda ligi babaza bati se ninde upanga karandiriye ninde upanga amasaha ya make njye reta mukuri kwibana Angeli nubwa mbere uvuze ibintu nseka kuko ibi ngiye abantu bazatwereka imitekerereze yabo tuzayibonera hano hari igihe ukora ibintu uvuga ngo uri muri ica umuntu ugasanga we ku giti cyawe ahubwo uri muri hemukira iyi match yabaye success ku rugero ntekereza yuko ngewe ntakekaga dukora iyi match narwo ndabagitinga ko abantu 10,000 bashobora kuza muri stade kuko muri pere ntiwabashyiramo abantu bari hariya wabashyira muri pere 3 nabwo ntugire ikindi kintu ukora icya kabiri ubwo uritonda ukavuga ngo twebwe ngo ntituzajyayo utaza nka biki uraza se itike waguze ko n'ubundi winjira ku buntu uraza se ngo bigende bite ariko reka kubwire kandi ngo barabangamiye amakuru amakuru se iyo nigeze mbasaba kuza kuvuga match iyo ubundi barivuga bakambiki tuvugisha ukuri hari ikintu ntibayivuga bakamamazamo ibyabo hari icyo bampana igiceri cy'icumi ahubwo narigi hagarika ibyo bintu ni nako kamenyero abantu bazana ku bandi umuntu turagerageza kugerageza turavuga tuti football turimo turaruzinga what can we do dukore experience umukuru w'igihugu aduhaye stade nk'iriya tujye mu bantu baba negativiste nk'aba ngaba umuntu arangiza ajye kwandika ubusa ngo nabo ese ubundi nkubaza hano ni hehe habujijwe umuntu wese kujya muri stade kureba umupira umbwire ninde ubujijwe kujya muri stade hari inzego z'umutekano sibyo none mbona n'ibyongereza bipfuye stadium used to be the best place for the children iriya ni creche is it a kindergarten batwereka na level of understanding y'abantu umuntu ari expose aka-expose ubwenge bwe buke imbere y'abantu uyu niwe muntu wanditse abwira minisitiri ngo nta zoga zaze uyu munsi arongera yaradutse atangira ibintu nk'ibi Radio Rwanda igomba kongera gusubirana sanity ntabwo ari ukuzana YouTube cartels ira radio tuyifiteho stake ni yacu ni y'igihugu turayisorera nta n'ubu nkweretse facture z'umuntu ibyo atanga kugira ngo ira radio ifunctione ariko urafata radio y'igihugu ukajya gusenya igihugu ugasenya umupira bwana Rudo this is too much ntago dushobora ababishinzwe bose bafite stake muri radio y'igihugu niba radio y'u Rwanda ishobora guhinduka YouTube bashobora kuyihijackinga bagakora ikintu kimeze nka tabloid journalism yo gutwika no gusenya ubu nk'umuntu wumva hano seriously koko wakumva iyi injustice yakorewe Gasogi kuri radio y'igihugu kweri birakwiriye is it fair wenda dushimire ko of course Gasogi yagaragaje ko iri big nabandi nshimira n'izindi media twakoranye dukora ibintu byacu biba successful reka nshimire na minister wa sport na ministeri badufashije kandi baranaje nshimire federation yadufashije ariko reka n'ibindi bitangazamakuru navuze n'ibindi bitangazamakuru byadufashije ariko basi reka nitangira akantu kamwe niba wumva nta kintu ushaka kuvuga please keep quiet kuko birababaje none byakabaye biba ukavuga ko ari undi ari YouTube cyano yabikoze ariko radio y'igihugu ifite frequency zirenga runaka yicaye ku ikipe nka Gasogi ubu se tuvuga ko mu Rwanda abafana bose ari aba Rayon Sport na APR kandi baravuga ngo reka twigire kuri Rayon oya ngo nabo ntibaze ngo bajye gushinyagurira APR kuri radio y'igihugu oya ndakubwira kuri radio y'igihugu mon frère ebwe niko babyumva barangiza ararangije isoni ziramufashe agiye hasi make yarangiye atangiye gufotora ibyo afotora ngo ashyira kuri Twitter